Nyagasani Yesu n'abane namwe. Amagambo yo mu nkuru nziza ya Yesu Kristo uko yanditswe na Matayo. Matayo umutwe wa 14 umurongo wa 13 kugera kwa 21. Muri icyo gihe Yesu amaze kumva iby'urupfu rwa Yohani Batisita, ajya mu bwato ahagana ku butayu, ahantu h'ubutayu hitaruye. Rubanda rubimenye ruva mu migi rumukurikira ku maguru. Amaze kwambuka abona abantu benshi, abagirira impuhwe, akiza ibimuga byabo. Bugorobye abigishwa be baramwegera, bataha ahantu ntihatuwe kandi umunsi uciye ikibu. None sezerera aba bantu bajye mu ngo kwigurira ibyo barya. Ariko Yesu warababwira ati, bikwirirwa bajyayo, nimubahe ibyo kurya mwebwe ubwanyu. Baramusubiza bati, dufite hano imigati 5 n'amafi 2 gusa. Maze arababwira ati, nimuwinzanire hano. Bamaze gutegeka ko bicaza abantu mu byatsi, afata ya migati 5 n'aya mafi 2, areba ku ijuru ashima Imana, hanyuma amanyura ya migati ayiha abigishwa be, nabo bayiha rubanda. Bose bararya barahaga. Nuko barundarundira hamwe ibisigaye, byuzura inkangara 12. Nyamara abari bariye bari 5,000, batabariyemo abagore n'abana. Iyo ni Ivanjiri ntagatifu. Bavandimwe, ugushaka kw'Imana nizo mbaraga umukristo agenda yakira muri we, akaba umuntu mushya. Kuko buri muntu wese asanzwe yifitemo ibitekerezo, asanzwe yifitemo uburyo aho umurongo ubuzima bwe, ndetse niyo waba utazi Imana cyangwa se utarashatse no kuyimenya, nibura ntiwabura uko ubona iby'ingenzi byagufasha kuyobora imibereho yawe, nubwo rimwe na rimwe wenda wabikora nabi. Ariko hari imbaraga karemano buri wese yifitemo. Izo mbaraga rero zirahagije, ariko ntabwo bivuga ko zibuze icyo umuntu yazongeraho kugira ngo zirusheho kuba icyo Nyagasani yazigeneye. Icyo rero Nyagasani yifuza ko twakwakira ni ugushaka kwe. Ugushaka kw'Imana, ndetse iyo umuntu asoma Bibiliya neza, icyo ahishurirwa ni uko ugushaka kw'Imana ari rimwe mu mafunguro agaburira roho y'umuntu. Nimwibuke ko Yesu yigeze kubwira intumwa zari zisanze aganira na wa mugore w'umusamariyakazi bahuriye ku iriba, ati, ndabizi ko muvuye guhaha ibyo kurya nk'uko mwari mwabishyize muri gahunda, ndetse kandi umunsi ugeze habi n'inzara rwose yacu, ariko ntabwo mushobora kumva ko nge ntakeneye kugira ikindi ndya, kubera ko ikinezeza umutima wanjye ni ugukora ugushaka k'uwantumye. Ku buryo abigishwa bari bakigendera ku myumvire isanzwe, ngo baravuze ngo wenda mu gihe bari bagiye kugura ibyo kurya mu mujyi, hari umuntu wazaniye Yesu ibindi byo kurya. Oya, ugushaka kw'Imana guhaza roho. Iyo winjiye mu bintu nk'uko Nyagasani abishaka, niyo kamere yawe nka muntu yaba yabyangiraga, inyungu bikuramo ituma ukura muri wowe,
ituma utera imbere mu gusabana n'Imana no kumva uhagaze neza gusumbya. Abenshi rero ntabwo bakunda gushaka kw'Imana cyangwa kwemera ko gushaka kw'Imana gukorwa mu buzima bwabo, atari ukubera yuko bazi ko ari kubi cyangwa se hari icyo kwabatwara, ahubwo nuko rimwe na rimwe ugushaka kw'Imana kuza gufite imbaraga zindi twebwe tutiteguye kwakira, ku buryo burya buri wese afite ibyo akomeyeho, kandi byinshi iyo gushaka kw'Imana kwitambitse hari igihe kubanza kugusaba ngo ibyo bintu wabirekura. Mutekereze inkuru nyinshi dufite ku bijyanye n'ihamagarwa ry'abantu banyuranye nko mu Isezerano Rishya, abahamagawe na Kristo. Muri cya gihe yagize ati hari uhamagarwa agahita avuga ko hari abo agomba kujya gushyingura kubera ko bitabye Imana, ndetse akavuga ati ibyo nimbirangiza nzabona nze ngukurikire. Ngo hari uwavuze ati rwose nibyo urampamagaye Nyagasani nzagukurikira, ariko urabona ko ntaraye nshyingiwe, umugeni ari mu rugo, ntabwo rero nagukurikira, ntari nanabasha no kugira ukuntu nk'umurongo urugo rwanjye nkimara gushinga. Nawe urabibona, hari abandi bantu bo mu muryango wanjye, wo n'undi, reka maze nibura njye kubasezera hanyuma ngaruke ngukurikire. Yezu yabareba akavuga ati umuntu uteye atyo ntabwo aberanye n'ingoma yanjye, kubera ko iyo gushaka kw'Imana gukomanze wagombye kubwira ugushaka kwawe kukugurura, ndetse n'ibyo washyize muri gahunda ukemera ko uko gushaka kw'Imana kubivuguruza, ubwo nibwo ukura nk'uko Kristo agushaka. Nibyo byabaye kuri Bikira Mariya tuzi twese, wari wifitiye gahunda yo gushinga urugo na Yosefu Mutagatifu tuzi, ariko batazi ko bizagenda uko Nyagasani yabigeneye. Iyo yahawe ubutumwa bwo kuzabyara umwana w'Imana, Yosefu nawe atangira kuvuga ati reka mukwepe, ndabibona ko ashobora kuba yarasamye, kandi uwo yasamye ntabwo ari umwana wanjye. Ariko ari Bikira Mariya wakiriye Yezu abikuye ku mutima ngo ndi umuja wa Nyagasani, ibyo ushaka bingirirweho. Ari na Yosefu wabonye biba akagira amahirwe yo kugenderwa na Marayika amubwiye ati witinya kwakira umugeni wawe kuko watwite ari uyu nguyu. Bombi batwigisha icyo kintu gikomeye cyane. Icyo rero mushobora kuba mwese mutekereza ni impamvu ki mwumva ari ngombwa gutinda kuri ibi bintu. Nuko mbere na mbere Izaburi ya 119 twifashishije twakira isomo rya mbere nicyo yagarutseho. Unyigishe ugushaka kwawe, ndetse unyigishe no kugukomeza no kuba ariko nkurikira kurusha uko nkurikira ugushaka kwanjye. Nizo mbaraga rero bikanagaragarira no mu isomo rya mbere. Abahanuzi basa naho bahanganye, bari kubwira umuryango wugarijwe n'ibintu byinshi byawusabitse, byawushikamiye igihe kirekire, ariko umuhanuzi umwe agashaka kwiyumvisha ibintu nk'uko wabyumva, hanyuma undi we akavuga ati gikwiye gukurikizwa ni imbaraga zivuye mu gushaka kwa Nyagasani. Niyo mpamvu uyu muhanuzi Hananiya birangiye apfuye, kubera ko ni kwa kundi yarebaga Abayisiraheli agashaka kubakangisha imbaraga z'ibyago bizabageraho, abumvisha ko koko bakoze nabi, ariko hakanaba n'igihe abahanuriye amahoro atariho, byose bivuye ku buryo bwiza we yumva yabwiramo abamwumva, bagasa naho bakurikiza iyo nzira bahaye kandi atariyo. Nta muntu uhemukira abantu nk'umuntu bizeza ibitangaza. Ubuhanuzi nyabwo buvuga uko Nyagasani abishaka, ntabwo buvuga uko umuhanuzi we abyumva. Iyo ari umuhanuzi uvuga uko abyumva, ubwo ababaye umutekamutwe. Niyo mpamvu bavandimwe
imbaraga zo gushaka kw'Imana kugira ngo uzakire bisaba ko uba unagendana n'umuntu ushobora kukwereka ibintu mu kuri kwabyo nk'uko Nyagasani abimwereka, akabikubwira atakubeshya, ariko nanone ntakoreshe imbaraga nke ugezemo ngo akumvishe ko nudakora ibintu runaka ugowe. Yeremiya nawe hari igihe yahanuraga ibintu bikomeye kandi akabihanura azi neza ko yabibwiwe na Nyagasani. Ibyo ngibyo ntabwo wabirenganyiriza umuhanuzi. Ariko niba hari umuhanuzi gusa uri gucura ubuhanuzi muri we kugira ngo akure umutima imbaga, uwo nguwo abahemukiye rubanda. Mu bihe byacu turabizi ko aba bahanuzi beza cyane cyane bagamije kwishakira indonke kugira ngo abantu basanzwe mu bwoba umuntu abahanurire ko nibadakora ibyo ashaka cyangwa ategetse n'ubundi ibyo byago barimo bizakomeza kwiyongera. Umuntu rero akagira ubwoba, agakomeza akimaraho utuntu, agata igihe cye kugeza igihe aboneye ko ibyago bikomeza kugenda byiyongera kandi n'ibyo yagiye atanga ntacyo byunguye. Ubundi ibi ngibi icyo numva bikwiye kutwigisha gikubiye mu bintu bibiri. Mbere na mbere ni ukumenya ko ugushaka kw'Imana umuntu akubwirwa n'umuntu rwose uyikirana nayo, kandi umuntu uzi neza uko Nyagasani agenzereza abantu. Imana irabakunda, niyo yaba yabanyujije mu bihe bikomeye ibigira ngo ize kubagira bamaze kuyungururwa, nk'uko na Pawulo abyigisha, kwa kundi zahabu iyungururwa n'umuriro. Rwose hari ibyago, hari ibihe bikomeye tunyuramo bikatuvutsamo abantu bakomeye cyane kuruta iyo batanyuze muri ibyo bihe. Imana iradukunda ku buryo niyo iduhaye ibyiza iba itagira ngo tuyibagirwe, ahubwo igira ngo tubihereho tuyikunde kurushaho. Imana iradukunda ku buryo mu bihe byose iba ishaka ko tuyibona, kandi iyo tuyibonye muri ibyo bihe byose tukayinambaho, imbaraga zayo ziganza byose. Icya kabiri ni ukumenya gutega amatwi uwo dukwiye gutega amatwi. Yezu yajyaga abivuga mu Ivanjiri ya Yohani umutwe wa 10 igihe avuga ngo ni umushumba mwiza, intama ze baraziranye. Intama ze we arazizi, ariko nazo zikamumenya, zizi kumva ijwi rye, zikarutandukanya n'amajwi y'abahandi. Ikibazo rero cyo mu bihe byacu no mu bihe byinshi ari ibyahise wenda n'ibizaza, ni uko abantu benshi batamenye kumva ijwi rya Nyagasani ngo baritandukanye n'andi majwi menshi, no gufatwa ugafatirwa mu mutego w'ubuhanuzi bw'ibinyoma biterwa no kutazi Nyagasani n'uko avuga. Ibyo byose uzi ko Nyagasani atakubeshya, niyo byaba ari ibihe bikomeza bikunyuzamo. Hari imvugo zimwe na zimwe zisenywa nuko umuntu aba yamenye neza uko Imana ikorana n'abantu, nk'imvugo ivuga ngo Imana ntiyabyemera cyangwa se njya mbyumva njyewe ndasengeye, ibintu nk'ibyo. Ibyo bintu ntabwo ari ubukristo bufashe. Rimwe na rimwe ni no kubeshya abantu. Kuba Nyagasani agukunda bikuramo ko wanyura muri ibihe bikomeye, ariko no kuba wanyuze mu bihe bikomeye ntibivuganye ko Nyagasani atagukunda, ahubwo urukundo rwe rwigaragariza mu bihe bikomeye kimwe n'uko rwigaragariza no mu bihe byiza. Ndetse buriya urukundo rwe rwigaragariza mu buzima bwacu kimwe n'uko rwigaragariza mu rupfu rwacu. Ahantu hariho hose nta muntu ukwiye kugiraho umwihariko, kubera ko iteka urwaye urwa Nyagasani kandi ku buryo budasubirwaho. Naha rero numvise twakura imbaraga z'uyu munsi, ugushaka kwa Nyagasani ukumve, ukwakire, wemere kuvuguruza ugushaka kwawe, maze ubonereho kujya mbere. Nyagasani Yezu nabane namwe.